Nuze ko mayina natamuna kabyindi nakamwe uri tungu nawo muramuko ngeze kwamenza bakoza muri toilet kandi hakose mu kadimana abantu bigiye ko basi babara basi mbanze ni umwe wowe nizarya imana ataka kamuroga mahano wowe uzi ko yarageze hano mu mataka umwana ari kumanuka ibyo ntabwo natwe abana dukunda zirimo comedy ngana ari sawa gake nese mu rugo bagiye sifite kibazo kibazo mu rugo urabeshya oya kumva goma kumenya nabo bagiye nese niba basize ndyamye bakagenda gutyo uko nguko bashaka bazagaruka ejo cyapfa kuba basize bate agapfa kuba nariye nese ko nari bundi ari umunsi cyane niba mutadutera inzoka sinzi Yesu agira ibyo rwose baradukomeye ha uburyo utagira ibishyimbo ubunyururu bw'ubu Sewe tugira amahirwe natwe tububona ariko naho hahandi niburi budasiga amahoro karona none kifite tuvuga ngo dusubire kuri iwacu nabo barakabije kuki batubaka wese koko nukubyuka bagenda kose wamugana n'ubu koko nongeye hahandi hano nturya ku baturanyi barambwiye ngo sinzasubira niyo yanjye barayiramba najya kunya mu baturanyi ngiye bura nanjye babintu bose mbona atazapfa no wa muturanyi wa haruguru yarambwiye ngo inyanya irambiwe ngo ninge muzuza wese ngo nakuna zahora yubaka wese uzaburi umurange muri wese ziwe buri gihe ihorera nabo zanje uburyo bambaga ariko bagomba kubaka wese byanze bikunda aya murugo wese bose n'inabi kareka pe no byakaza Yampaye nkaruza ndekwe turashize gayo nguko bigenze gute se kandi simbizi mwana kandi umva bije none hafi nta nubwo bya aha mbeswama none se Wasi bwa buryo twari turi kuvuga amenya ari buraburyo iba we gako cyamwana mu ndabandorana naho uri bogiye kwitumada Yesu ari mwana swa nonyiyicira neze we umuko ndaninya he mukagira imana ndabizi se we ndumva agiye gutakara so ukubi Yesu we usikuntu bagiye gutakara Jesus is Lord. Ese nayo ko mbona wajya gumeze nk'uri kwikanda nayo haba byabye Mwana ubu ko umuntu aramya hehe we nanjye ntago mbizi ntago nanya mu bihuru rwose kuri aya manywa pe ubusumu warimo n'inyo kugasoze kuko yavuga ngo nimbe nayo waharanye ubuse ngenda bigenzana nese ne turanye he kutari kumwana tunya tuyo gutira tuwarete nyine hanze rose turabigenza gute nese ko mu baturanyi bahafanga ha bose baturambiye inyo zacu turanye he nacyo tugende mu wundi mudugudu nuko ahubwo je nagiye mwana unagiye mbiswa no we karashyushye arimo ko kungwa nize wese ibintu byitwa amabyenda bana byabaye karate we Yesu mwana kirava mwana atagiye gutakara Mwemwe murangirwa n'iki? Mukomere cyane. Nese ubu ntabwo ubona ukuntu magaze ntabwo uri kuko amaso. Muragendwa n'iki? Ninde mwaniza toilette. Kareka. Mugende. Mwana mbanye. Uzane baza mubwire. Nese mwana kwisukinga karashika. None wagira shaka iki? Mwana niza wese mwana nakomerewe mwana. Bareka bireka cyane mu rugo. Ese ko umwana ntuniza wese mwana w'imbwirwa. Waracu kuyizawe. Mbwa mwana ubwo gutiza umuntu wese koko ni ibijata. Iyi leta ikintu cya mbere yo kubaka inzura abantu gacukura toilette. Mwana mu rugo rega papa yaze kubaka wese yarabyanze. Ahubwo cyo ni ikigoryi. Atakari we kashu. Yesu nushaka yate mu nzira. We ibintu by'iki gihe byose nibigo. Kanya gushakishiza hanze. Niba nyine kana niryamira. No. Nuze ko mayina natamuna kabyindi nakamwe uri tungu nawo muramuko ngeze kwamenza bakoza muri toilet kandi hakose mu kadimana abantu bigiye ko basi babara basi mbanze ni umwe wowe nizarya imana ataka kamuroga mahano wowe uzi ko yarageze hano mu mataka umwana ari kumanuka ibyo ntabwo mwifashe uri kunyumva nese ndaho waje kwakoresha nese nagona kari ukunya mwana nese na toilet wanyu mugira ne mu rugo nawe sari nimo narindi nje kwicara kibaza rwose urundi rwose naye nese ubwo yishokwe wabe ariko mwana nanjye kuko reka nkubwire iyi toilet nayikuru igita ntabwo umaze gwasa ngiyagoroje kuri tumama ahubwo mbaremwe wagiye wambaye nabaranje ngubata navuze ngo mbaremwe mwamvuye imbere umubyinde ko nani sono genda umubyinde wanje we genda ujya gushaka reka megisha n'ahandi pe Yampaye nkaruza ndekwe turashize
nese wewe ko mwaturi kwakubitana wewe bimeze bite hanyuma se bigenze gute kandi we ntabwo uri kubibona agatsinda bwatawe umutwe wagira ngo bwasase byagenze gute reka nkubaze hahandi wari ugiye bigenze gute ko duhuriye hano ushana no haraho naho nagiye banturumbura muri toilet hari umunapfuye hari umunapfuye nta muntu wapfuye mwana n'ikibazo cyawe se mu rugo ikibazo cyawe se cyawe se byagenze gute wese iwanyu bayitere barayimura se oya mu rugo nawe se hari mwana none wese ko nawe se hari ibyo birandeba umvaga abanyamagambo ho murana njye uri bubanza hanyuma urabanza aha ngaha hari ifashanyo hano ni ku murenge waje njye mubanza dufashe basi kigiye gutakana mu bandi ese ibyo birandeba dore cyumva tuza mubwira ukumva utasigana nagusekuye ni gute uri umusore ungana gutya gucukura bisi bikakunanira nese ko papa yanze kuyicukura kandi ngiye ndi umwana mumbarize hanyuma ngo bazo wese ngusize nawe wamufasha kukwega yarabikoze se birananira umbareka mbabwire mbareka tatu natakibona mwana mwana wamije wese koko muya nawe siri hano rwose nubwo ikubiharira hari urumva mwana cyaka umubyino umanutse hano mu mugongo nkumva mwana je ibyo ngibyo ntabwo bindeba nshaka kutakare kubirenge kugura ujyana iwawe kuko nunayahata urayatora mu ntoki neze wana ndi bunyeye ko mbareka bihugura kubona abaginga batagira wese Mai uramenye ako kantu ni kabi. ngende ndumva amabyayi maragenda arimo arazamuka yumva amyoroka yewe ahubwo njye ndumva ikibazo cyane cyamutse byanaranye nirukaza umudugudu none wari ahantu agiye bura kutegera wese nibibi hari ahantu agiye umugabo yanturumbuye muri wese ariko uyu si umwanzuro ibintu byo kwirirwa twiruka wese yo si umwanzuro no kuntu ibintu bimeze mu rugo njye nibanga no kwicuza njyewe bwanjye ndayicukura ibyo nibyo no gucukura wese nkorera sabu like share na comment maze undemere